mwaramutse neza reka nsubize umuntu duherutse kuganira wo mu madini ayakomeyemo arambaza ati ariko uwo Spinoza uvuga ibintu yazanye ni ibiki ibintu bishya yazanye ni ibiki nunkurikira mu minota mike cyane uraba utahuye filozofi ya Spinoza cyane cyane ku bintu avuga ku idini y'abantu bitegereje ibikorwa remezo byashyizweho n'amadini, amashuri, urugero amavuriro, baravuga bati idini ni irya mbere. Abandi bareba intambara zagiye zikorwa mu nzego z'amadini, n'ubundi buriganya bushobora kubera mu idini, bakavuga bati bitewe n'ibikomere twagize nk'abantu, n'ibikomere ibihugu byagize, n'ibikomere kiremwa muntu cyagize bitewe n'idini, ubwo idini ryagombye kuvaho. Urumva ni pozisiyo ebyiri. Spinoza nta nimwe yafashe muri izo ngizo, yaravuze ahubwo reka twumve idini kuki twisanze turifite, kuki twisanze turifite, kuki twisanze dufite idini. Ni ukubera iki? Tutararyita ribi, tutararyita ryiza, tutararyita ribi, tutararyita ryiza, kuki twisanze turifite? Mugabo utajya mu kiganiro cyanjye igendere. Kuki twisanze turifite, tutararyita ryiza cyangwa tutararyita ribi, kuki twasanze dufite idini? Riturukaho ubundi. Ese kuri ba bandi bavuga ngo ni ryiza, Imana yaramanutse mu ijuru avuga ati mujye mukora bino bintu, mubyizeza abantu babayoboke nanjye ariko banyoboka, bityo bazaze tubane mu ijuru. Ubwo ni ku ruhande rw'ababyita byiza, noneho abaryita ribi. Ese koko abantu babagira nabi baba barishyize hamwe ngo reka turimbure inyoko muntu dushyireho idini? Reka twibe abantu twitwaza idini turihimbe? Spinoza yaravuze ati reka turebe idini riturukahe. Hari ikintu ntaravugaho cyane ariko abantu bajya bavuga bati idini ryaraje, cyane cyane nk'aya tuvuge nko muri realite dufite muri Afurika cyangwa mu Rwanda. Hataye amadini ya gikristu, isilamu na biriya dufite byitwa modern twazaniwe, ati byaratwibye, byibye mu mico yacu bizana ibintu. Spinoza ibyo bintu byose yarabisesenguye, aravuga ati idini mbere yo kuryita ribi, mbere yo kuryita ryiza, kuki twisanze turifite, kuki tunyura mu nzira zaryo, kuki ibihugu byose byanyuze mu nzira y'amadini, kuki umuntu yisanga arikeneye, yarikenera rikamwangiza, yarikenera rikamugirira neza, kuki arikenera, ubundi rikomokaye. Cyane cyane ibi turi bibanda ku gice cya gatatu ntakunda gutandukana nacyo cy'igitabo cya Ethics, igice cya gatatu kivuga ko umuntu akavuga ati abantu bose batubanjirije, ari Spinoza uvuga, abantu bose batubanjirije bafashe umuntu nk'aho ari empire cyangwa ari empire iri hagati y'indi empire. Ni ukuvuga uri independent, atari ko umuntu yagombye gutekerezwaho nka phenomene naturelle. Ibyo bishatse kuvuga iki? Nk'uko abantu bashobora gusesengura ikirere, ubushyuhe n'iki byose bakasesengura ibintu byose, bakavuga ngo imvura izagwa kandi ikagwa. Bagombye gusesengura n'ibiba mu muntu, byaba ibyishimo, uburakari, n'ibindi bintu byose akora muri we, byose bikaba d'ordre naturel.
nta kuvuga ngo hariho indi entity yaba God cyangwa Satan iri outside. Okay, Spinoza arareba ati umuntu habaho icyo bita finalism. Urugero, iyo ubonye inzu yubatse uravuga uti ntabwo inzu yari bwubakwe hatariho umwubatsi byanze bikunda. Kandi umwubatsi hari ikintu cyari kiri mu mutwe we, ni ukugira ngo azajye arara muri iyi nzu cyangwa yorororemo cyangwa yikoreremo ibindi bikorwa. Ariko noneho Spinoza areba ati ubwo abantu nicyo kibabamo. Inzu nibyo, ikiraro kiri nko hejuru y'umugezi ukabona abantu bambukiraho, akavuga ati kiriya kiraro ntabwo gishyizeho umuntu wagishyizeho yagiraga abantu bajye bambuka. Ibyo ni ibintu byo bavuga ngo man made infrastructures, ni ibintu nk'ibyo niko navuga, ibintu byashyizweho n'umuntu nyine kugira ngo abishyireho abafite papasi, kugira ngo abishyireho abafite papasi. Kugira ngo abishyireho abafite papasi. Gituma ngiye kuva kuri kamera iminota ibiri ariko nkagaruka kubera ikintu cyihutirwa hafi yanjye. Nkava kuri kamera ariko nkakomerezaho neza. Twizeye yuko mwakomeje kureba ikirere good no kuryoherwa n'iyi misozi. Okay, icyo twaze tuvuga ku kintu cya finalism, kuvuga ngo ikintu cyose gifite purpose. Ufite ikiraro ni ukuvuga hari umuntu wagishyizeho. Spinoza ati hari ibintu biri muri nature noneho bigirira akamaro umuntu kandi atakoze. Urugero, imbuto arya kandi wazibona ukabona ziraje zihuye neza n'ibintu umubiri we ukeneye. Kandi atari we wazihimbye, icyo akora wenda ni nko gutera urubuto ariko afite aho yakuye umurama. Ariko hariho n'iziba zimeza hanze. Ikindi, amafi yo mu nyanja, ati buriya ni umuntu, ati si umuntu warabishyizeho, si we utuma amafi aza mu nyanja. Ati buriya biriya bintu rero kandi bigirira akamaro umuntu. Hari ikindi kiremwa gikunda umuntu kiba cyarabishyize, si ikiremwa, ikinyabuzima niko twavuga. Icyo kinyabuzima rero gikora ibintu byiza bikagirira neza umuntu ni Imana. Imana nayo ifite umugambi ku muntu buriya. Ariko ejo ikirunga kikaruka, umutingito ukaza, tsunami ikaza. Tsunami ni nk'ukuntu amazi ava mu nyanja bitewe n'ubundi n'imitingito ahanini, noneho byose bikangiza ubuzima bw'abantu, n'imyuzure ikaza. None ibyo bintu byaza bigahita bicanga abantu. Buriya Imana yageragezaga abantu, Imana yabahanaga. Nibyo biba muri imagineri y'abantu. Ariko turimo kuvuga ikintu cya finalism. Iyo finalism rero niyo yaje yubaka ikintu gikomeye cyane.
hitiremo imana umuntu yumva ati byanze bikunze iriho imana irahari, niyo yashyize amafi mu nyanja kugira abantu bajye bayarya, niyo yaremye imbuto kugira abantu bajye bazirya. Byose biri mu mugambi w'Imana. Ubwo rero iyo agize gutyo aba arimo gukora shortcuts ni inzira yo gucyamika ugahita ugera ku gisubizo ako kanya, ugera ku gisubizo ako kanya. Idini rero rigahita riguha igisubizo cyihuse. Niba hajeho ya mana, nuhura n'ibyago uzakora icyo bita incantation, n'ubuzima bwawe buzaba burangwa n'amasiloga. Siloga ni ikintu gituma umuntu adatekereza ahubwo agakora, kugira ubuzima bukomeza. Utekereza ariko urakora, kigusunikira kuri action. You have to take action pushed by a thought that you will not analyze. Urumva? Ugasanga ufite za slogan, ufite incantation, ufite rites cyangwa rite, imigenzo, imihango, imiziririzo. Ukavuga uti kugira ngo ngushe neza Imana nzafasha abakene, kugira ngo ngushe neza Imana nzitwara gutya, kugira ngo ngushe neza Imana hari ukuntu ngomba gusenga, niba nasenga nerekeye Imaka hari ukuntu ngomba kugira gutya. Wenda n'ayo madini yose atarabaho, ariko ugasanga buri gihe no mu mico yose ya kera hari ako kantu k'imigenzo, imihango, imiziririzo yo kugira ngo wihuze n'Imana. Naho umuco wacu dukunda cyane, dushimira kandi n'abakomeza bawamamaza ujyanye n'umuco nyarwanda. Murabizi icyo tujya tuvuga kuri Rutanga rw'amaboko, uwigisha cyane akavuga no ku bumana mu buryo bwegeranye na Spinoza, nkaho agaragaza yuko ubuzima abantu bakomoka mu Mana ariyo bashibutsemo. Ndumva icyo kiganiro twarigeze kukigira tumuvugaho, tuvuga ku biganiro bye, nkaho Imana abantu bashibuka mu bumana, bamanuka ku Mana. Ariko mu mico yose no muri uyu muco wa kinyarwanda ugasanga hari icyo bita ngo kubandwa, kuri mu buryo butatu, ariko turatinda ku bwa gatatu. Kubandwa, kuguhuza n'Imana, nkaho Imana ari rurema ugashaka kwihuza nayo nanone mu mico yo kubandwa. Icyo gihe ntabwo uba wabyishe, kuko ntabwo Imana, uko buryo twabisobanuye muri filozofi ya Spinoza, Imana ni kamere yanjye nawe, ni kamere y'ibintu byose tubona, biboneka n'ibitaboneka. Ntabwo rero ukenera kwihuza nabyo, kuko ntiwigeze utandukana nabyo. Nta muhango n'umwe wakora kugira ngo wihuze n'Imana. Ariko rya dini tuvugaho rizakugenera imihango, nuyijyamo wumva iri mu kintu koko kiguhuje n'Imana. Waba wabuze uwawe, waba wagize agisida, warwaye, wumve nukora umuhango uyu n'uyu, niwisiga amazi cyangwa ukitera amazi y'umugisha, yo bita ngo ni ay'umugisha, nugira uburyo ukoresha ibindi bintu nk'indabo n'iki byose, nugira ukuntu wunama, uvuga uti rwose Imana iranyumvise, irimo kunsubiza. Urumva ya mihango, imigenzo, ibyo bintu ntabwo ari bibi ubwabyo. Psychologically hari ikintu biza kukumarira. Amfete ni uko nguko abantu baremye, ndumva hari umufilozofe n'ubu ukiriho witwa Frederic Lenoir, yanditse no kuri filozofi ya Spinoza, ariko avuga cyane cyane ko ibyo bintu nabyo bifasha. Ntabwo tugiye gutinda ku bufasha bwabyo, ariko byibuze wumve ko uwo muntu urimo kumva ameze neza, yongeye kwihuza n'Imana
muri cya gihe yumvaga yihebye ari uko akoze umuhango, ari uko akoze isengesho akavuga ati imana iranyumvise. Urumva, imana iranyumvise. Mu yandi magambo tugiye kugaruka inyuma muri byo twahoze tuvuga, ya finalisme yo kumva papasi. Umuntu ni ikiremwa gishaka sansi, gishaka miningi, gishaka papasi. Kavuga ati buno buzima kuba ndiho bisobanura iki, buturuka he? Igisobanuro kiri scientific cyo kuza asobanura ubuzima, yanarize ubuzima nk'ari phénomène naturel iri muri nature. We idini ntiritarimuha igisubizo giturutse muri shortcut cyo kuvuga ati uri kwirwa wibaza, uri kwirwa ushakisha. Igisubizo kirahari, ni Imana yagitanze, kiri no mu nyandiko, cyangwa hari umuntu w'umunyacyubahiro uguhuza n'Imana. Mu yandi magambo, muri bya byago ufite, mu byishimo, institution igahita iza ikazana sansi. Urugero, abantu baturuka he? Ko nabonye nturuka ku babyeyi banjye, bo baturutse he? Umubyeyi wanjye se twagenda tukagera à l'infini gutyo? Oya, buriya Imana yararemye Adamu na Eva. Teori ya création ikabiraje, cyangwa créationnisme. Hano hari udusimba tuke natwo twaje hafi yanjye. Noneho urumva umuntu aba akoze shortcut, akavuga ati atanze igisubizo gituma ubuzima bukomeza. Niba Imana yarandemye, Imana yaraturemye, idufitiye n'umugambi. Mu byishimo, mu mubabaro, Imana irahari, idufitiye umugambi. Nubwo azagera mu bintu bimubabaje, wundi ushobora kuvuga ati wenda yakoze urushako rumubereye ibibazo, ati nakoze amahitamo mabi, ariko Imana hari ikintu yanyigishaga, ubundi ubutaha hari ukundi bizagenda. Nkurikije amatariki turimo na social media zo mu Rwanda n'abahanzi bo mu Rwanda, hari umuhanzi birimo kuvugwaho ibintu nk'ibyo, niyo mpamvu mba mbizanye. Ariko twumve ko umuntu ashaka meaning. Mu gushaka meaning rero ntabwo ayishaka agendeye ku nzira zishobora kumufasha, aho mbese agendera abashaka ubutabazi bwihuse, abashaka ubutabazi bw'ibanze. Idini rero rirahari, rimeze nka Croix Rouge, itanga ubutabazi bw'ibanze, first aid. Agahita akubwira ati Imana yarakuremye. First aid, wababaye ariko Imana igufitiye umugambi. First aid, Imana yakugeragezaga. First aid, hari ubundi buzima. Izo ni ubutabazi bw'ibanze babaho umuntu, kandi koko akabufata. Urumva, ikintu Spinoza yazanye ni ukugira ngo habeho understanding, nta kuyoboka, nta kurwanya, ahubwo kumva. Ntiturwanye idini, ntituyoboke idini, ahubwo turyumve. Mu kuryumva rero, finalism niyo yaribyaye, kandi finalism ikagenda itanga ibisubizo byihuse. Itanga ibisubizo byihuse, kuko nukoresha metode scientifique uzasanga umuntu aho kugira abone ibisubizo byihuse ahorana ibibazo. Ahubwo ibisubizo byo muri science biba bikuzana interrogation, bikubaza buri gihe, bituma igisubizo ugezeho gituma nanone wongera kwibaza. Ariko idini ryo ikintu rigukorera ni ukuguha igisubizo, ku buryo umuntu uri Nyamagabe, umuntu uri Kirehe, umuntu uri muri Amerika, bose niba bahuje idini bagomba gusubiza ikibazo mu buryo bumwe. Mu yandi magambo, gutekereza biba byarahagaze, bagafata slogan. Gutekereza biba byarahagaze, bagafata slogan. Haba hari vacances de la pensée.
ngo muri make twumvise idini inkomoko yaryo ntabwo n'iyo ryaba uribona rifite abantu b'abatekamutwe, ibyo biba byaraje muri evolution yaryo, ariko aho ryatangiriye riba ryaraje rije gusubiza ikibazo umuntu afite, riba ryaraje rije gusubiza ikibazo umuntu afite. Ubwo ntitwanarize idini cyane, ahubwo bituma twiyanariza twebwe ubwacu kuki turikenera. Ese nta kuntu twaba duteye ku buryo kondisiyo imene buri gihe ishaka answers, ishaka meaning, icyo kintu rero kigahita kibyara idini. Ubwo ingorane zizavukiramo nyuma abantu bakazirengera cyangwa zikabarenga, bamwe ugasanga mu izina ry'Imana ibakunda ikundana barimo gutwika bahakana ko Imana iriho. Wahakanya ubuyobozi, ibi byarabaye cyane. Wakumva isi mu bundi buryo, wakumva isi mu bundi buryo ugatwikwa. Urugero, fata Bruno ni umuntu wavuze kuri l'infinité de l'univers, akavuga ngo universe ni infini. Urumva nawe ameze nka Spinoza, universe ni infini. Niba universe ari infini, ubwo hanze yayo ntabwo Imana ihari. Nizo conclusion wahita ufata. Ariko baramutwitse, Kiliziya Gatolika yamutwitse. Bruno byabaye kuri Galileo, muramuzi. Galileo we yahakanye ibyo yanditse, afungirwa iwabo arinda apfirayo. Ntabwo bamwishe mu buryo bufatika, ariko baramufunze, ariko bamuciriye n'urubanza, arongera arahakana ibyo yari yavuze n'ibyo yari yaranditse byose, ariko abascientifique bari babifashe. N'ubu Kiliziya yaravuze ati kuri Galile turemera ko twakoze amakosa. Galile ni werekanaga systeme heliocentrique, ni ukuvuga ko isi wenda yaba ari izenguruka izuba, atari izuba rizenguruka isi. Kisi itari centre ya universe cyangwa ya système solaire. Ariko Bruno we yaratwitswe. Bruno yarinde yari umupadiri n'ubundi, je pense yo mu Dominicani. Itangire umuntu yakongeraga yakora research neza, ntabwo ari we nari nateguyeho uyu munsi, ariko mu bushakashatsi yakoraga muri physique yakoraga yerekana yuko rwose universe ari infini. Iyo uvuze universe kare infini, hari conclusion nyinshi ziza. Universe niba ari infini, ubwo nta kongera kuvuga ngo kino kiri hasi kino kiri hejuru. Mene magambo bino biganza, kimwe kiri hasi ikindi kiri hejuru. Ariko muri universe iri infini, ntabwo wavuga ngo kino ngo kiri hasi ngo kino kiri hejuru, ngo kino kiri hirya ngo iburasirazuba iburengerazuba, kandi ari infini. Kugira ubyo reka aho twere kuhajya cyane, ariko tuhagiye ni nkandi ubona icyo bita, ubwo ku munsi turakora ka video karekaremo gake, ako kugira twumve ibintu mu buryo bugari. Iyo ufashe nka systeme ya GPS yerekana umuvuduko w'ikintu, position yacyo ku isi. Nuko baba bafashe barimo gukorera muri systeme fer isa nkaho iri limited, itari infini. Bagafata satellites nyinshi ziri aho nyine, ariko ziri ahantu hari limited. Ariko ufasha ahantu hatari limite muri universe, ntabwo wakoresha GPS ikoreshwa ahantu hari limite. Ibyo bintu ntabwo twabitindaho, tugiye kuvuga ikiganiro tuvuga iyi filozofi ya Spinoza, twibaza tuti kuki Albert Einstein wavuze kuri icyo kintu cya GPS. Ubwo ntabwo tubitinzeho cyane, ariko kaba kajemo kugira ngo ibintu bikomeze no kuryoha. Baramubaje bati ese wizera Imana? Ati ngiye nizera Imana ya Spinoza. Mene magambo ntabwo ari ko Spinoza afite Imana quelque part, ahubwo nuko yavuze ati nkuko Spinoza yabivuze, ati Imana itita ku byo turiho, Imana itazaduhemba, Imana itazaduhana, Imana itadufitiye umugambi, Imana itaraturemye, ahubwo Imana yigaragariza dans la harmonie de tout ce qui existe. Imana yigaragariza mu bintu byose biriho. Point final. Good. Noneho
twigarukiye ku byo twari turimo kuvuga. Spinoza yerekanye yuko idini ritatangiwe n'abatekamutwe, ahubwo ryatangiwe n'ikibazo kiri mu muntu, ikibazo kiri mu muntu cyo gushaka meaning, cyo gushaka purpose. Kandi akubwiza ukuri, n'ubushakashatsi buri modern bwerekana yuko umuntu niyo yagira ibya mirenge, niyo yagira ibyubahiro bimeze gute, ariko abaho ubuzima adafitiye meaning, agira ibibazo nk'iby'umutene, nk'iby'umukene, nk'iby'umuntu uri stress. Urumva? Nyuma mushobora kubona umuntu afite ibintu byose, afite power, afite kumenyekana, ariko byanze bikunze akaba yaniyahura, kuko ubuzima buba buri vide. Idini rero riza rigaha abantu meaning basanze bakayakira. Urugero, niba uvugiye muri Isilamu bakagira uko bakubwira uko ubuzima bwatangiye n'aho bugana, bakaguha meaning. Niba ubifashe gutyo ni sawa, ukagenda mu kintu cy'ikigare. No mu Bukristo ibyo bintu rero, niyo mpamvu Spinoza atigeze avuga ati amadini aveho, ahubwo bayajyemo bayaza. Nimuyabaze ibyo adashobora gutanga. Nibyo. Tuyabaze ibyo adashobora gutanga. Nanone nayo ntagire power ibuza abantu gutekereza, kuko ibyo aba ashaka gutanga bya meaning uba ushobora kuyibona utagize ute, ushobora kubaho ubuzima ubuzima buri ethique, buri upright, kandi utavuga ngo mbayeho upright ngo kuko ndimo gutinya ko Imana yampana. Mbayeho upright, atari uko upright ni ukuvuga ubuzima buciye mu murongo, bufite indangagaciro, atari uko urimo gutegereza ibihembo uzahabwa n'Imana cyangwa n'abantu. Icyo nicyo Spinoza yakoze. Reka tube dusoreje aho. Uwadukurikiye akuyemo iki? Akuyemo yuko idini ritaje nk'ikintu cyumvikanyweho na ba nyiracyo n'abagikuriye, ahubwo kigenda kiza gisubiza ibibazo biri mu bayoboke bayo. Urugero nk'ibiyobyabwenge, uburaya bwo kwicuruza. Abantu bayoboka ibiyobyabwenge nibo twagombye kwanariza, ntabwo twagombye kwanariza cyane. Ni ukuvuga fenomene yo gukoresha ibiyobyabwenge, fenomene y'uburaya bwo kwicuruza, ibyo bintu wanariza clients. Ukavuga uti hari need ituma abantu bajya muri ibyo bintu. Iyo need yaba nziza yaba mbi, ariko byanze bikunze hari status baba bafite kugira bashaka ibyo bintu biza kubuzuza. Hari void cyangwa vide biba biza kuzuza muri bo, biba biza kuzuza muri bo. N'idini naryo riza nk'uko Marx yabivuze ngo idini ni ikiyobyabwenge, ariko nta nubwo yavuze ikiyobyabwenge kibonetse, yavuze opium. Opium ni ikiyobyabwenge ufata ntube agite ngo uba ugize imbaraga nyinshi, ushaka gukora ibintu byinshi. No, ntabwo wafata opium ugiye gukina nk'aba bakinnyi, baba ari abatera amakofe, baba bakina futu, babuza gufata ibiyobyabwenge. Ntabwo n'ubundi wafata opium. Ufashe opium wagenda ukisinzira mu kibuga ukagenda, cyangwa bakagupita amakofe menshi wowe urimo kuzengerera kuko wafashe opium. Opium rero ni ikiyobyabwenge gisinziriza, kiragutarankiriza.
murakoze cyane.